Hello. If you dream of being good at English, you have to be meticulous about things that numerous people often ignore. Niba ushaka kuba mwiza mu Cyongereza, ugomba kwita ku tuntu abantu benshi bagenda birengagiza kandi ubundi ari very essential cyangwa se important to know that. Ugomba kumenya biriya bintu abantu bagenda bica bivuga ngo ntacyo bitwaye kandi ahubwo ari ikosa rikomeye. Waba uri umutangizi, intermediate, advanced n'izindi levels zose, ugomba kwita kuri ibyo bintu. Bimwe mu bintu abantu birengagiza kandi bari kubikora byumvikana nabi nkuko nawe wumva Ikinyarwanda muri kukica wakumva ari bibi cyane, ni ibintu twita adjectives. Noneho byajya muri comparatives ndetse na superlatives zazo bikaba ibindi bindi. Ugasanga umuntu akubwira ngo Kalisa is Tora. Kalisa is Tora, are you sure? Kalisa is Tora umugereranyije se nande? Ibi ntabwo bibaho. You can't say Kalisa is Tora. Ndetse se wanavuga ngo Kalisa is Torest. Ntabwo bishoboka. Ahubwo Kalisa is Tora. Byo birashoboka. Ni ryari dukoresha tall, ni ryari dukoresha Tora, ni ryari dukoresha Torest. Ni ryari twakoresha good, better, best, ni ryari dukoresha large, larger, largest, ni ryari dukoresha beautiful, more beautiful, most beautiful. N'izindi ndaza kujya mbereka. Tujye kwiga adjectives, twige comparatives zazo, tunige superlatives zazo. Ni gute tubitandukanya, ni gute tubikoresha. Niba ushaka kuba mwiza mu Cyongereza, please don't attempt these mistakes. Many attempts will always be there, ariko atari ku bintu ukoze bigaragara nka bikoze intentionally. Ugomba kubanza ukibaza ngo se tall, Tora na tourist bitandukane he? Icyambere nuko ari adjectives. Izi ni adjectives. Izi ni comparatives. Bivuze ngo comparatives uri kumvamo inshinga to compare. Bivuze kugereranya. Noneho ni superlatives. Aha naho no kugereranya ahubwo ibintu bimeze gute? Ko zose ari kugereranya biba bimeze gute? Mbere yuko nkomeza mwibuke ko abantu bari kwiga Icyongereza ubu ngubu nta handi bari kwigira uretse muri Rugwiro Languages. Twigisha kuva kuwa mbere kugera kwa gatanu, dufite na weekend program. Twigisha hagati y'isa n'igice n'amasaha 2 ku munsi, ndetse wiga mu buryo bwiza bworoshye bwa online, aho ufite telefone yawe se cyangwa laptop, aho waba uri hose. Bigusaba kuva ku kazi, niyo ku kazi wemereye telefone cyangwa se laptop ukabugira igihe gisanzwe nyine wabona nk'isa n'igice n'amasaha 2 wigomya wicaye, amahirwe yataza kugusika. Twandikira aho uri hose ku isi kuri nimero waza kubona ngaho kuri screen twigishe. Waba uri mu Rwanda, muri Afrika, muri Aziya, i Burayi, muri Amerika n'andi twakwigisha. Twikomereze n'isomo ryacu. Iyi ngiyi tuyikoresha ku muntu umwe, ikintu kimwe cyangwa se ahantu hamwe. Adjectives. Izi ni comparatives zazo. Muri comparatives dukoresha adjectives. Izi ni superlatives. Urugero, ngiye kuvuga ko Peter ari muremure, navuga ngo Peter is tall. Peter is tall. Peter ni muremure. Don't ever say Peter is taller. Peter is tallest. Ntabwo ibyo nibaho. Dukoresha taller ryari iyo turi muri comparatives. We use comparatives to compare to things, to people, or places. Ibintu bibiri nyine iyo turi kubigereranya nibwo dukoresha ino middle column. Ino column irimo hagati. Taller, better, larger, more beautiful. Turaza kwibaza impamvu hano harimo, hano hari most. Ningero ndaza kubibabwira mbaye n'izindi ngero. Taller tugiye kugereranya Peter n'uwundi muntu. Tubyumvikane neza. Iyo tugiye kugereranya ibintu bibiri nibwo dukoresha ino column irimo hano hagati. Twita comparatives. Nko tugiye kugereranya Peter na Paul, tukavuga ngo Peter asumba Paul. Birashoboka ko bose ari barebare, birashoboka, cyangwa se umwe akaba ari muremure undi mugufi, ariko turi kubagereranya. Nibwo tuvuga ngo Peter is taller than, kuruta, Paul. Peter is taller than Paul. Ntabwo tuvuga ngo Peter is taller than. Twabonye ko iyi tuyikoresha ku muntu umwe, ikintu kimwe ahantu hamwe, then ibintu bibiri. Ibi ngibi byo ni ku bintu bitatu cyangwa se hejuru yabyo. Peter is taller than Paul. Twavuga tallest byagenze mu gihe Peter yaba asumba nk'abantu batatu cyangwa se muri group barimo akaba ari muremure. Urugero, reka tuvuge muri class Peter akaba ari muremure urimo, nibwo dukoresha iriya superlatives. Ubwo dukoresha superlatives ryari to compare three things or more
by showing the highest degree or the lowest degree, kugira ngo twerekane niki kiruta ibindi se cyangwa se niki gitoya mu bindi kurusha ibindi, niho dukoresha superlatives. Bivuze ngo ni ibintu birenze bitatu cyangwa se kuzamura. Ubwo Peter we muremure muri class bivuze ko asumba abandi bantu bose, nibwo twakoresha superlatives kuko ni benshi. Turavuga ngo Peter is the tallest. Dukunda gushyiraho ino de, no article de, then is the tall in the class. Bivuze ko Peter niwe muremure muri class. Nize ko hano noneho biri ku making sense. Bivuze ngo don't ever use tallest while comparing two things. Ntuzigere ukoresha tallest uri kugereranya ibintu bibiri mu burebure, ntabwo bishoboka. Ikintu kimwe ku burebure oya ukoresha adjective bwayo. Then iyo ari bitatu cyangwa se birenga nibo dukoresha tallest. Ushobora guhita bibaza ngo ubwo byagenda utese hano. Izi tuzita irregular adjectives. Niyo mpamvu nanga ari good, better, best. Ukibaza se good hindutse better, best ko nyine zi irregular ntabwo zikurikiza amabwiriza. Ubundi zindi nka tora muri kubibona larger, big, bigger, short, shorter, ariko good nyine hinduka better, best. Nkuko ikintu kibi, ubwo tugiye kuvuga kibi twavuga ngo bad, ikintu kimwe kibi, bad. Urugero inzoga ni mbi. No urugero inzoga ni mbi, beer is bad. Tugiye kugiranya ibintu bibiri nayo kwa ki irregular turahita tuvuga ngo worse. Tugiye kuvuga indi tabi, cigarette is worse than beer. Turi kugiranya ibintu bibiri. Then hano tukavuga ngo worst, nayo irregular, worst. Tuvuze ngo worst, tuvuze ko hari ikintu kimwe kibi kurusha ibindi. No rugero ushaka kuvuga ko mu biyobyabwenge wenda weed isura urumogi, ntabwo mbizi neza ariko birashoboka, ndetse na cocaine. Wenda ushaka kuvuga ko cocaine nibi kurusha indi byose, nibwo bavuga ngo is the worst. Dukoresha superlatives turi kuvuga ko ikintu muri turi kuvuga kuri highest degree cyangwa se lowest degree, ubwo aho turi kuvuga ko ari kibi kurushaho. Ni nkuko rero wavuga ko ikintu wenda ari short cyangwa se n'indi turazi kubona ingero, bivuze ngo izi ni irregular adjectives. Niyo mpamvu nyine zihinduka ko ziboneye bitandukanye ko ngo tallest, large, larger, largest. Mwe mwabona umusozi, ukabona umusozi ukavuga ati no umusozi ni muremure, nibwo tuvuga ngo this mountain is large. Aho dukoresha large. Ni umusozi umwe, ariko reka tugereranye imisozi ibiri. Iyo uri kuvuga ngo uriya musozi abantu muzi aho mu Kigali, ni urugero mu Kigali, Mount Kigali, habaho na Mount Rubavu, abantu bazi babona aho hari Mount Rubavu. Ushaka kuvuga ko Mount Kigali ari ndende cyangwa se ari nini kurusha Mount Rubavu, wavuga ngo Mount Kigali is larger than Mount Rubavu. Kuko turi comparing cyangwa se kugereranya ibintu bibiri, ubu turakoresha column yo hagati twita comparatives. Iyo ari bitatu rero cyangwa birenze, twese dushobora kuba twarize muri primary, abataragize amahirwe y'amusori, ndetse na tronco mu cyo twitaga ordinary level, twize ibintu by'ibirunga. Bagatubwira ngo ni ikihe ngo kirunga kinini mu Rwanda. Ubu ngumba bakoresha iyo test cyane cyane nko muri geography na social studies byabananira. Bakavuga ngo what is the largest mountain in Rwanda? Tuvuga ko Karisimbi. Karisimbi bivuze ngo niwe musozi munini, ni superlatives. Ntabwo tuvuga ngo larger cyangwa large. What is the largest mountain in Rwanda? Bivuze ngo Karisimbi niwe musozi munini mu Rwanda. Turi gukomparinga Karisimbi n'iyindi misozi yose, iyo ni twita superlatives. Ko ni kugereranya ibintu bitatu cyangwa se birengaho. Ugiye kuko muri Afrika baratubaza ngo what is the largest mountain in Africa? Batuvuga ngo Kilimanjaro, ndakeka Kilimanjaro ni muri Tanzania. Aho ngaho tuvuze ngo Kilimanjaro tudushatse kugereranya Kilimanjaro n'indi misozi yose yo muri Afrika, niyo tuvuga ngo largest. Ariko ugiye kugereranya Kilimanjaro ukayigereranya na Karisimbi, birumvikana ko Kilimanjaro yo nini muri Afrika isumba nyine Karisimbi yacu yo mu Rwanda. Watuvuga ko Kilimanjaro is larger than Karisimbi. Ubwo ni bibiri nyine, ariko ni nkuko babikora ku isi nyine. Ku isi twigaga ko umusozi munini ari Everest. Ubwo Everest is the largest mountain on the world. Ku isi hose nyine Everest niyo nini. Tukugeranya Everest n'indi misozi yose
ibaho. Iyo niyo twita superlatives. Reka tujye muri izi tuzita adjectives with more syllables kuko zifite imigemo myinshi, cyane cyane iyo irenze 3 nibwo twongera hino more. Iyo rero ari imigemo myinshi, hano nibwo dushongeraho ngo more. Comparatives tukugeranya ibintu bibiri, byaba ari byanyu byo gugeranya bitatu cyangwa se birengaho tukavuga most. Muzi umukobwa mwiza, urugero ntago mbizi, reka ntanga urugero. Okay, reka ntangire mu gihugu cyacu ubwo twatuye ninde, Miss Muheto cyangwa se Naomi. Miss Naomi is beautiful, ni mwiza. Aho numwe turakoresha adjective. Ariko tukugeranya inda Muheto na Naomi, ninde mwiza? Ubwo muraza kumbwira umwe mwiza kurusha undi, twavuga ngo is more beautiful than. Urugero tujye kuvuga ko Muheto ari mwiza kurusha Naomi, twavuga ngo Muheto is more beautiful than Naomi. Muheto is more beautiful than Naomi. Tukugeranya babiri. Dushaka kuvuga ko wenda uwabayeho mwiza kurusha abandi mu Miss, twavuga ngo is the most beautiful Miss. Wigize ubaho wenda inde? Ushaka kuvuga ari Muheto, Naomi n'abandi nka Bamutesi Jolly. Nukugereranya ikintu kimwe n'ibindi dushaka kureba ikirusha ibindi. Ariko ntago ari gusa, tugiramo n'izindi ndende, tukagiramo nka expensive. Expensive ngo twandika hano adjective expensive. Muri adjective expensive, ikintu kiri expensive gihenze nyine, ikintu gihenze. Iyo tugiye kuvuga ngo kimwe gihenze kurusha ibindi, turavuga ngo more expensive. Ni za adjective z'imigemo myinshi. Expensive urumva ni byinshi, ntago ari nka tall, big, short, small. Noneho byaba ari byinshi tukavuga ngo the most expensive. Urugero tujye kuvugira wenda ku modoka, nshobora kuza hano nkatavuga ngo nihe modoka ihenze, wenda Barabas. Barabas, avuga ngo Barabas is expensive. Na adjective imwe. Barabas is expensive. Imodoka ihenze ni Barabas. Ni urugero, Barabas is expensive. Tukugereranya imodoka ebyiri, ni urugero reka tugereranye wenda mujyamo ngo Kia na Hyundai, reka tugereranye Kia, sinzi na ziri mu bwoko butandukanye, I don't know different types of cars. Wenda nkavuga ngo Kia is more expensive than Barabas, iko ntago bishoboka. Barabas ni ihenze kurusha Kia byanga binuka. Barabas is more expensive than Kia. Tukugeranya bibiri, superlative. So kuya migemo myinshi. Then the most expensive twavugira wenda ku modoka ihenze, Cybertruck. So ngo wenda Cybertruck ntago mbizi niba ari ihenze currently, is the most expensive car currently. Ni ihenze aka kanya. Tukugeranya nk'izindi 10 wenda harimo nka Maserati Guisao, twavuga ngo Maserati Guisao is the most expensive wenda muri izo ngizi 10. Rero tugeranya, iyo turi kugeranya bitatu dushaka kuvugamo ikinini se cyangwa igito muri byo, nibwo dukoresha iyi ngiyi twita superlatives. Dushaka kuvuga ngo wenda short, twitaye ku bintu ngo byiza cyangwa se muri highest degree. Dushaka kuvuga ngo umuntu ni short. Muza abantu bagufi aba ari short, birumvikana. Iyo turi kujyanye n'abantu babiri tuvuga ngo uyu ni mugufi kurusha uyu nguyu, nkawe ndagusumba. Okay, you are shorter. So turi kuvuga ngo umuntu aba yabaye shorter. Shorter than me, shorter. Iyi ni ya comparatives ya hano muri middle column. Then wa undi mugufi mu rugo, okay, muri famille tuvuga ngo is the shortest. Emma is the shortest person in our family. Emma ni mugufi muri famille yacu. Adjective, comparatives, superlatives. Yego, nize ko mubyumvishe. Rero mu gihe ugiye kuvuga ikintu kimwe ubwacyo, koresha adjective, iyi column ya mbere, bibiri, koresha iyi column ya kabiri, then bitatu cyangwa se birengaho, iyi column ya gatatu. Rero iri gukoresha ururimi neza nk'umuntu uzi icyongereza, kugereranya ibintu biri inevitable, nye ntago bihagarika, biri unavoidable. Ugomba kugereranya ibintu wabyanga wabikunda. Ugomba kuzakoresha zino adjectives, ugakoresha comparatives cyangwa se superlatives. Rero abantu bashaka kwiga icyongereza namwe aya masomo ya grammar structures niyo twigisha mu classes yacu ya online.
twigisha kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, tukaba dufite na weekend program. Ikindi wamenya nuko muri 2026 icyo tuzi nuko umuntu akeneye kuvuga. Usanga umuntu azi Icyongereza grammar mu mutwe, ariko kugira ngo ayisohore ayivuge biragoranye. Ibyo nabyo turabikora mu classes yacu, kuko dufite ama levels atandukanye guhera ku batangizi kugeza muri advanced class. Tuba dufite uburyo bwinshi abantu baganiramo bitewe na general discussion. Tuba dufite questioning methods, dufite public speaking skills, twigisha ibintu byose ku buryo umuntu aba afite full package. Rero niba wifuza kwiga muri ubwo buryo, twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp iri aho ngaho kuri screen, dutangiye twigane. Your future is now.